Yes, twongeye kubashimira tunabaha ikaze mwebwe mudahwema kudukurikira gatanu kandi kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube aho tugenda tubagezaho amakuru aba agiye atandukanye, amakuru aba avugwa haba hano mu Rwanda iwacu ndetse no hanze y'u Rwanda ibwo amasimbi ndavuga mu mahanga. Ni amakuru aba yizewe, amakuru aba atari ivumbi dukura ku binyamakuru bigiye bitandukanye bikorera hano mu Rwanda iwacu, ndavuga ibinyamakuru bisohora inkuru mu buryo bwanditswe, igihe.com, Amarwa Gasabo, Kigali Today ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bisohora inkuru mu buryo bwanditswe. Niyo mpamvu natwe dukora uko dushoboye kose kugira ngo izo nkuru zose tuzibakorere zibagereho ku gihe mu buryo bw'amashusho cyangwa se uburyo bwa video, by'umwihariko mwebwe mukunda gukoresha uru rubuga rwa YouTube. Alright, iyo twihuse n'inkuru tuje kubabwira nk'uko mwabonye kuri cover y'iyi video, hano tugiye kugaruka kuri Ishimwe Vestine, mumuzi cyane mu ndirimbo za gospel cyangwa se indirimbo zo kuramya Imana, aho yamenyekanye aririmbana n'umuvandimwe we Kamikazi Dorcas, tubazi nka Vestine na Dorcas. Iyo ugiye kuri YouTube ugasacinga Vestine na Dorcas ubasha kuba wabona bamenyekanye cyane, baza kuba ibyamamare, baza kugarura imitima y'abatari bake hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bitewe n'uburyo bakoramo umurimo cyangwa se umwuga wabo neza cyane, aho indirimbo zabo ziba zifite ubutumwa bukomeye cyane, aho umuntu uwo ari we wese azumvishe agarura ubuyanja bitewe n'ubutumwa bwiza buba bukubiye mu bihangano byabo by'indirimbo. Rero izo si zo nkuru zituzanye, ndakeka ibyo mubizi cyane no kuturusha. Inkuru tuzanye aka kanya niyo kubabwira ibijya mbere ibivugwa kuri uyu mukobwa kazi cyangwa se kuri uyu mukobwa wo mu Rwanda cyangwa se kuri uyu mukobwa w'umunyarwanda. Ni inkuru aho mu minsi ishize yari yakoze ubukwe hamwe n'umugabo we twamumenye nka Idrissa Ouedraogo ukomoka hariya mu gihugu cya Burkina Faso, aho bakoreye ubukwe bwabo hano mu Rwanda mu mujyi wa Kigali. Nyuma yaho rero y'ubukwe ni inkuru zatugezeho nanone ko ubwo nyuma y'ubukwe bahise bajya muri Burkina Faso iwabo w'umugabo kugira ngo nabo baze kuba bakora ibirori bigiye bitandukanye, ndetse aze kuba yakwereka n'umukunzi we bene wabo cyangwa se n'inshuti ze z'iyo ngiyo mu gihugu cya Burkina Faso. Rero ni inkuru ikomeje kugenda ivugwa, aho bivuga ko uyu Vestina Ishimwe atameranye neza cyangwa se atabanye neza n'umugabo we, aho bivuga ko bishobora no kuba byavamo risike bakaba bahana divorce nta n'igihe kinini gishize bitewe n'uburyo batabanye neza. Ibi byose biragenda bishimangirwa ko Irene Murindahabi ari inyuma y'ibi byose. Irene Murindahabi murabizi cyane, niwe wazamuye bari abana Ishimwe Vestina ndetse na Kamikazi Dorcas, niwe watumye bamenyekana cyane cyane mu murimo twamenyemo wo kuririmba cyangwa se wo gutangaza indirimbo z'ubutumwa bwiza. Irene Murindahabi niwe wagizemo uruhare kugira ngo babe bakwamara, ariko bivuga ko uyu Irene Murindahabi atari umuntu mwiza, ko yakoranye umupangu we hamwe n'uriya mugabo Idrissa Ouedraogo wo kugira ngo babashe kuba bahohotera uriya Vestina Ishimwe. By'umwihariko turabizi ko ari inkuru yagarutsweho n'abayobozi bagiye batandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bavuga ko uriya Vestina Ishimwe ashatse akiri muto. Yego yujuje imyaka ariko ntabwo yari afite imyaka ihagije yo kuba yayishaka, noneho by'umwihariko atavuga ngo agiye gushakira hano mu gihugu cy'u Rwanda, kuvuga ngo agiye gushakira hanze y'u Rwanda. Ni ibintu abantu benshi bibajijeho bakavuga ati ariko nyine yabatomboye kuko yababonye umugabo wo mu hanze, byumvikana ko yaba afite amafaranga. Ariko inkuru ikomeje kuvugwa, inkuru ikomeje kugenda ica ibintu ku mbuga nkoranyambaga yuko uyu Idrissa Ouedraogo yarapanze we na Irene Murindahabi kugira ngo azabashe kuba yatuma uyu Vestina Ishimwe amwemera, bityo bikaba bivuga ko Irene Murindahabi yari abifitemo inyungu kuba yaremeye ko uriya Vestina Ishimwe ashyingiranwa na Idrissa Ouedraogo. Natwe ni inkuru zitumvikana neza, ni ibintu bitarajya ku mugaragaro. Icyo usabwa nta kintu ukanda subscribe ku muyoboro wacu, n'ibindi byose turagenda tubigutahurira amakuru yose ari buze kugenda avugwa. Ni inkuru rero ikomeje guca ibintu, aho byagaragaye ko uyu mama wa Vestina ari we witangiye iyi nkuru cyangwa se ari we witangiye itangazo, bivuga ko bigiye no kuba byakomera ko agiye kuba yajyana uriya Irene Murindahabi mu nkiko kugira ngo aze kuba yashinjwa icyo cyaha. Kandi bivuga ko na Vestina Ishimwe nawe aho ari mu gihugu cya Burkina Faso yashatse uburyo yagaruka, ariko bikaba bidakunda. Ariyo mpamvu bivuga ko ibintu bigiye kuba byakomera. Niyo mpamvu tubazaniye inkuru ngo namwe muyimenye, kandi mwitegure n'izindi nkuru nyinshi tugiye kuba twagenda tubazanira, by'umwihariko zaba zivuga kuri iyi ngiyi. Icyo usabwa nta kindi ni ugukanda subscribe ukamenya neza ko nawe utari buze kuba wacikwa n'inkuru zigiye zitandukanye turabagezaho nyuma yaho. Kandi mwe twabanye nta kindi twababwira usibye kubabwira ngo mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubana namwe. Ciao ciao.